Kuva mu ntangiriro z'isi Kayini yakica Abeli, urupfu ruri mu bintu byazengereje isi ndetse n'abayituye. Nk'ubwo mu kumva neza urupfu rwasobanurwa nk'ikinyamaswa cy'umubyimba mugari, kikagira uburebure nk'ubwa Goliyati, kikaba kandi gitunzwe n'inyama kuva mu bwana bwacyo. Kuva umuntu wa mbere yaneshwa n'urwo rupfu ari wa Abeli, kikamusamura mu ntangiriro z'isi, iki kinyamaswa cyahise kirekera guhiga ibindi biribwa, ahubwo gitangira guhiga inyama n'amaraso ziva mu bantu. Ariko se kuki iki kinyamaswa kibasiye ikiremwa muntu kikagihiga hasi hejuru kigihigira kutakibura? Buri muntu wese akabaho mu bwoba bw'urupfu, kandi n'ubundi gihe kizagera rukamutwara. Ibi byaturutse Bibiliya uko bivuga ni mu Itangiriro, aho ivuga ko Adamu ndetse n'umugore we Eva bakoze ikosa rikomeye cyane, bakarya ku rubuto. Ariko se hanze muri iyi si ya hanze tubibona gute? Urupfu ni bande barufitiye inshingano? Ni bande b'agenti barwo mu isi? Ni igiki kiruzana? Reka tubirebere hamwe. Kuva sekuruza w'iyicwa mu isi Kayini yakica Abeli, nyuma yaho se Adamu yapfuye mu myaka za 900, nyina nawe apfa muri icyo gihe. Mu gihe cyakurikiyeho n'uwo Kayini wisha Abeli, nawe urwo rupfu rwaje kumutamira bitewe n'umusonga cyangwa se urukundo yari yararweretse rw'uko inyama ziryoha, nawe rwaramutamiye. Ariko se ni bande mu isi bafite agahigo ko guhitana abantu benshi, mbega babaye abagenti mu isi b'urupfu? Ni bande bahisemo gukurikiza umurage wa Kayini, mbega bakaba abuzukuru b'uyu musaza? Nibo tugiye kurebera hamwe. Abafite agahigo ko guhitana abantu benshi n'ibiganza byabo cyangwa se n'intwaro zabo, apana ubuyobozi. Ku mwanya wa mbere ubahagarariye mu isi yose wisha abantu benshi akoresheje ibiganza bye, bamwita Mikhailovich Blokin. Uyu ni Umurusiya wavutse ahagana mu mwaka w'1895 ndetse n'1955, ubwo nawe rwamusamuraga. Gukora ubushakashatsi twifashishije urubuga rwa Wikipedia, maze mu Cyongereza tuti who is the person in history believed to have personally killed the most people with their own hands or weapons, not through leadership or giving orders? Maze ibyo twabonye. Vasil Mikhailovich Blokin, uyu ni Umurusiya wabaye mu 1895 ndetse no mu 1955, ubwo nawe rwamusamuraga ku myaka 60. Uyu yabaye umwagenti mwiza w'urupfu, kuko byibuze yagaburiye urupfu abarenga 7,000. Mu myaka yari amaze mu gipolisi agisavinga akazi keza ko gushyira mu mugozi, gutamika uburozi, gusunika agatebe ndetse n'ibindi byahanishwaga wabaga wahamijwe icyaha kihanirwa urupfu. Uyu Mikhailovich Blokin ni Umurusiya, akaba yihariye agahigo ko kwica abantu benshi n'ibiganza bye mu isi. Ariko si yuje mu Rwanda aka gahigo wagasanga nande? Ibi byanteye kwikoza ku muyoboro wa YouTube ndascrollinga, ariko nabanje gutayipingamo nti genocide, umunyarwanda wisha abantu benshi. Kuko byanga bikunda uwaba warisha abantu benshi mu Rwanda agomba kuba yarabikoze mu gihe cya jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Habiyaremye Bernard ahita azayoboye abandi mu Rwanda, kuko bivugwa yuko mu mwaka w'1994 yahitanye Abatutsi barenga 300. Ibi bikajya bimushyira ku mwanya wa mbere w'aba-agenti ba Kayini cyangwa se aba-agenti b'urupfu babayeho mu Rwanda. Gusa nubwo urupfu rusa nka doze twandikiwe yo gufata mu gihe cyose, ariko hari ababashije kujya barucikaho gake bakabaho igihe kirekire. Nk'ubwo sekuruza wa Nowa akaba umuhungu wa Enoki, Metusela yabaye imyaka irenga 969, ubwo ni ukuvuga ngo hafi imyaka 1000. Uyu mugabo yaciye agahigo ko kubaho igihe kirekire. Ariko nanone disi reba mu mudugudu w'iwanyu, wa mubyeyi wapfushije umwana ataramara n'icyumweru, urupfu rwamujyanagaho umwana. Bibiliya mu kubivuga iti mwavuye mu mukungugu kandi muzasubirayo. Siyanse na iti gupfa ni ugusaza k'utunyangingo. Ibi bikagushyira nyine kudakora kwatwo. Ariko se byose bihurira kuki? Nuko nyuma y'igihe runaka umuntu ava mu mwuka, ubundi agahirima hasi, icyari umubiri kigashenjagurika. Ariko bitewe n'uburyo ubyizera, nyuma y'urwo rupfu uhizerera iki, uhabona iki? Reka duhure muri comment, ntiwibagirwe gukanda subscribe, like ndetse n'ibindi byose ubona byazaduhuza nk'umuryango mugari, kuko ibiganiro nk'ibi nuko na kagaruka.